Inshuti zanjye tumaranye iminsi muri diet y'icyumweru, uyu munsi tugeze kuri wa munsi rwose twari dutegereje, umunsi wo kuwa gatanu, aho tugeze, aho tugiye gukora amasaha 36. Nimba warashoboye gutangira diet ukaba ugeze kuri uyu munsi kuwa gatanu warabanye nanjye, nyemerera rwose wiha amashyi, bravo, vraiment chapeau, wakoze ibintu bitangaje kandi nizere ko wabonye ikintu cyiza ku mubiri wawe, hari ikintu kimaze guhinduka, ibiro byagabanutse, umaze kugenda ufata intege, utagishaka kuryagagura, kwa kunanirwa kwa buri munsi, ya nzara ya buri kanya umaze rwose kubigabanya. Niba rero turi kumwe muri groupe by'umwihariko, uze hano ukaba warabonye igisubizo, uza aha kuri YouTube ushyireho comment ubabwire aho ugeze, niba waragabanutse ibiro ubahe ubuhamya, kuko turi hano kugira ngo tumotive abandi nabo bite ku buzima bwabo. Intego yanjye by'umwihariko ni ukugira ngo ndwanye umubyibuho ukabije mu bantu bakuru nibagiwe n'abana batoya, kandi ndi hano kugira ngo ndwanye n'indwara ziterwa n'umubyibuho ukabije, harimo indwara ya diyabete ndetse n'umuvuduko w'amaraso. Aba turi kumwe rero tugeze kuwa gatanu, aho tugiye gutangira amasaha 36. Murabizi twahereye ku minsi yo kurya kabiri ku munsi, turya ibiryo harimo proteine nyinshi n'imboga nyinshi, tugabanya carbs ibishoboka byose, ariko iyi minsi tuyimaze dufite imbaraga, dufite fresher zidasanzwe, twaranagabanutse ibiro bamwe na bamwe. Abo kandi bitagabanutse baze batubwize ukuri, babwize abandi ukuri, bashyireho comment babwire impamvu bitagabanutse, kandi ntibatinye no kunyandikira message mu gikari bambwire ko byanze, bityo turashaka izindi ngamba z'ikintu kitagenda mu buzima bwabo. Uyu munsi rero kuwa gatanu, reka saa 12 dutangire amasaha 36. Guys, nta mikino noneho, kuko umubiri wacu ugiye gutwika ibiro nko guhumbya. Tumaze iminsi turi kumenyereza kuha ibiryo bikeya, dufite imbaraga, isukari yo mu maraso yacu yaragabanutse, umusemburo wa insuline wabaye stable, stress zimaze kugabanuka, tumaze kumenya kuzimanaginga. Ubaye amasaha 36 agomba kuza azanye igisubizo kidasanzwe mu mubiri wacu. Ariko mbere na mbere nyemera mbanze nguhe karibu kuri ADUHIRE channel. Mbere yo gukomeza, ntago naguhaye karibu, nguhaye karibu wowe musangwa kuri ADUHIRE channel, nguhaye karibu, uhabwe ikaze, uhawe ikaze inshuro 1000. Iyi channel ni yanjye, iyi channel ni yawe rwose. Abo turi kumwe muri groupe za WhatsApp zose zirwanya ibiro, mbahaye karibu, kandi nawe mushyashya nimba ushaka kubana natwe, ujye hasi muri comment ubisabe, turaguha karibu rwose. Ariko kandi niba uzi kuri Mukamfizi, Mukansanga cyangwa se Dorothea, cyangwa se hari udufu wifuza kugurisha abakunzi ba ADUHIRE channel, udufu tutemewe n'abaganga, tutemewe na siyanse, rwose turaguheje. Ahangaha n'abantu bemera ibyo siyanse ivuga gusa. Amasaha 36, impamvu ari ngombwa kuyakora ni ukugira ngo umubiri ugende uruhuke neza, umubiri ugabanye ibiro neza, isukari yacu yindi yabaye nyinshi nisigayemo tuyigabanye. Noneho kandi ibyo biro nibimara kugabanuka ari byinshi, turagenda umubiri wacu tuwuhe umwanya wo kugira ngo usohore ya maserire yapfuye, amwe agenda akanatera indwara za kanseri. Rero ikintu kizaba kidasanzwe ku mubiri wawe mu gihe uzaba uri muri ayo masaha 36, kuva ku isaha ya mbere kugera ku ya gatandatu, umubiri uzaba uri kurangiza kugogora ibiryo, digestion ikiri gukorwa. Ubwo muri ayo masaha rwose mu gifu
akazi kazaba kari gukorwa neza neza neza. Noneho rero ku isaha ya 16 kugera ku ya 12 nabwo ni isaha idasanzwe, kuko ya sukari yo mu mubiri na ya insuline ishobora kuba iri hejuru, iwa musemburo wa insuline muzi ko iyo iri hejuru utuma umuntu abasha kugira ibiro byinshi, ibyo byose nibwo bizagabanuka, noneho usanga isukari igabanutse mu maraso rwose. Ibyo bikazaba ku isaha ya 6 n'iya 12. Abantu rero mushaka kumbaza ngo hazaba hari inzara, ngo umuntu azasonza, azagira gute? Inzara ushobora kuyumva, ariko niwumva inzara ujye unywa amazi. Nutanywa amazi ntago ari byiza rwose, ujye unywa amazi yonyine. Aya masaha ntibagiwe hari ibintu tuzahagarika, ntago tuzakoresha apple vinegar, oya tuzanywa amazi gusa yonyine rwose. N'amazi arimo umunyu nayo umuntu azayafata mu gitondo gusa, azajya afata mu gitondo kwa byose, ariko hagati ntago azayafata, n'amazi gusa azafata yonyine. Noneho rero ubwo twageze ahantu isukari iri kugabanuka, isukari mu maraso iri kugabanuka, umusemburo wa insuline uri hejuru uri kugabanuka, noneho ku isaha ya 16 na 18 nuyigeraho, nanone umubiri nibwo uzatangira gukora cya gikorwa dushaka rwose, cya gikorwa twahagurukiye. Ubwo mubiri uzatangira ukoreshe nk'imbaraga, ukoreshe bya binure biri ahantu ushaka ko biva. Niho uzasanga ayo masaha nuyagezaho, nibwo umubiri uzajya kuri bya bicece ku binyenyanza, ugatangira ukabigeraho, ukajya ahandi hantu hari ibinure. Nyuma y'ayo masaha 12 na 18 uramutse wipimye ibiro wari ufite mbere yo kugira ngo ayo masaha yagezeho, uzasanga byahindutse. Inshuti yanjye, ntuzahagarike, n'ukuri ayo masaha utayagezeho ya 10 isaha ya 12 kugera ku isaha ya 18. Noneho rero nugera ku isaha ya 18 kugera kuri 24, aho ibiro bizaba bigenda biri kugenda byihuse, nibwo ushobora gusanga rwose ukipima ugasanga wataye nk'ibiro 3 kubera ayo masaha, kuko umubiri uzaba uri kugenda gushaka imbaraga, usange isukari wamaze kuyisohora, noneho bya binure ugende ubijyemo. Noneho rero hagati aho ngaho ni naho umubiri uzajya kureba ya maserire yapfuye, utangire uyakosore. Hakaba hari ayo uzakosora n'andi mabi uzasohora yo mu mubiri. Niho kandi uzasanga umubiri ukosora izindi ngingo nyinshi zo mu mubiri. Aho ngaho ni ngombwa cyane. Aho ku isaha ya 24 na 36, aho ngaho ngo ni hahandi noneho gutwika ibiro bizihuta bikirukanka cyane, akaba nayo maserire apfuye azasohoka cyane byihuse. Inshuti yanjye rero, ntuzacike intege ngo uhagarike utarangije ayo masaha 36, kuko intego yacu nuko turangiza ayo masaha tukayageraho kugira ngo tubone igisubizo gikwiye. Noneho rero nurangiza iyo saha ya 36 aribwo bizaba ari ku cyumweru, uzaba ugomba kurya rwose. Mu kurya rero ntago uzavuga ngo kubera ko narindi muri diet, nari maze igihe kinini ndi muri diet ikomeye, ntago uzavuga ngo ugiye kwicara urye rwose ya sahani imwe, ahubwo nkeka ko twanayibagiwe abakunzi bose baduhire cano. Uzagenda uhere ku mboga, isahani iriho imboga, ntago uzahita ufata proteine zikomeye cyane, uzafate imboga n'amagi, urye uhage, kandi ntuhage cyane, ntuzuze igifu cyane, kuko uzaba wari umaze igihe uri kuri diet, umaze amasaha menshi 36 utarya. Ni byiza ko urangiza ayo masaha urya ibiryo byoroshye, kandi n'urugero nimba utetse imboga, utetse nka broccoli, ni imboga nziza zo gusoza diet, ukaziteka ntuzihishe cyane, ugafata nayo magi cyangwa se n'uwo mureti. Noneho ubwo niturangiza amasaha 36 twayashoje, tumaze kubona uko turya, hari ukundi kuntu tuzitwara,
aribyo nzavuga mu kiganiro kindi kizaza uburyo tuzitwara, kandi numara kubona igisubizo uzongere ujye ku munzani mu gitondo ubyutse nta kintu urarya, wipime urebe ibiro wagabanutseho icyumweru cyose. Ubwo ntegereje ubuhamya bwanyu naho utaha kuri video izaza. Bizu ndabakunda cyane, ciao ciao.